Yewe, nikaribu kiriya. Umeze ute se? Ahorima. Makuru y'iminsi. Umeze neza? Nikaribu cyane. Ntabwo ndamusoje nandi. Aya ndero nsubiza nta kibazo. Gane wabandi nta kibazo. Done ndi guhanagura ibi. Nta kibazo. Agatambaro kanjye nakabuze. Ujya wandura? Uburaje nawe utangiye kuzana utuntu nk'utwaba abandi. Hano abari isuku. Nimba numiwe. Siko muri boutique yawe yahumura. Wasandangiye ukawongera nk'umuntu wazaniwe akavuga n'isuku utu ducupa twose. Akaduhanagura agatakuraho ivumbi ikintu cyose cyawe cyanduye. Mama yakazi se. Tukuza twirirwa nangaha nyine kwini nawe ndi guhanagura. Nakwishyura ngahe? Aya mbabarira wowe ntabwo nabona amafaranga nkwishyuye. Ntabwo naguhenda. Kandi nyine naba naje mbishaka niyo wambwira urakoze rega buriya. Yego. Ntabwo ntabwo nakuvunisha. Burya nge ntabwo nshobora kubona gukoresha akazi ndagize ngene ntakwishyuye. Ngo urakoze gusa. Shaka kuri boutique yaranahumura. Uziko hinjana ugahita wumva ko ahumura. Izindi byamo kumva indagara kumva bameze. Nabahumura neza. Wenda hano no kwindagara zashizemo gusa muri no minsi iri imbere. Yarahumura ko nabahumura wowe. Nyine umuhumuro wawe uri hano. Ayo maze ngo iki? Ibiriti. Ko si umama ko hano ibiriti 4. Ubu sinabamendera. Ibiriti bino ubwo ni 200. Nabamenzwe. Kangura ipaki kugira ngo nzagaruka vuba. Ipaki. Ako sundi ubwo wanga turi ukayimera 400. Nanjye ngasagura 100 nyitwariramo umuneke. Uziko ikibiriti tucyarongora amafaranga 40. Gusura ngo pumunekera ko mbora ufite imineke myiza. Uranyibukije uziko ndi mideni. Mutsenyere ntabwo ndabase. Tumabuje ubukomeje kundakarira koko. None kubibona ko nkurakarira urambwira ubusa mu biki. Nende koko basi cyo guteka. Ntabwo ibiryo byose frigo. Kabiri kanga umbaza ibyo uteka. Nese se ari igihe umwana wenda hari ibindi bashaka bitari. Ntutume nkubwira nabi bitari ngombwa. Narakubwiye ngo nibijya bigera ku mwana ujye uziba cyangwa ufunga umunwa wawe. Turumvikana? Tumukara mvi imbere. Nukuri ko Imana nuko nabikubwiye ntago ari nge washyize urusenda mu mazi. So imyaka tubanye yose ngiye nari gushyira urusenda mu mazi tuzpfikize. Hanyuma ninda nabwiye ngasukira amazi. Ngiye narayasutse maze kuyasuka njya kureba icyaha mu gikoni. Ahubwo nukuri ninga mukecuru wabikoze. Mukecuru. Iyo umbwira ko arura mukecuru mbere tutariyunga twariyunze nta kibazo dufitanye ubwo umufata nk'umubyeyi wanjye. Bivuga ngo nta nubwo natekereza ibyo bintu karura mukecuru. Nabuje n'izina ry'Imana yo mu ijuru nzabura ijuru. Zana Bibiliya nyitambuke nago ngiye nakifata ngo kirusenda mu mazi. Dupfikize. Niba atari wowe reka tubare ko ari Bikira Mariya waje akarushyiramo. Cyangwa tuvuge ko ari mwuka wera. Nago Bikira Mariya bikora cyangwa mwuka wera ahubwo cyaba ni nk'igishita ariko ngiye ndahamya. Cyangwa ari ibishitani by'iwanya utangiye kumbwiza ukuri vuga cyangwa ari nk'ibishitani by'iwanyu nyine byatumutse bishyiramo urwo rusenda. Izina ry'Imana naga iwacu tugira ibishitani nibinahaba ngiye kuntu nsenga nago byangukiye ahubwo akamubwira ngiye gukora amasengesho Imana guhishura Muto usko narinzi kunyaga byeze bari no kuguhamagara telefone yanjye nayisize hariya ntacyo ndamwitabana ariko nukuri kwimama kuntu ngukunda ngo ndumuryango wawe ahubwo kuntu wowe ngufata nka muri muntu wanjye ukuntu mukunda nkwifuriza ibyiza ntago narinzi ko ushaka gutinyuka kunkora ibintu nkabiri urusenda mu mazi none wamaze kukubwira ko ari umugabo wanjye ugiye kuyoga none se narushyiragamo kugira ngo rumurye basi bime ibyishimo kugira nyine ngarakara avuga ati umugore yaneze urusenda antuka nyirukane mu usigare nese yanyemera ura mugabo wawe unshotagura nka baro katananye katajya nandeba basi ngo ndabikora kugira ngo nkunde ibuka umunsi waje gufata hano sauce tomate urangije utwara energy shana ngo ndabona amafaranga ariko ndi guteganya kuyabona nzahita nzamwishyura none nindangiza nongere ideni ngo nyine kujya wongera ideni nyine se nzakwishyurira rimwe oya uramenye ntazagenda nkahomba nkasubira ku isuka nkajya gushakisha akazandi mbona se ufite amapaki menshi ubu havuyemo imwe mva wahomba erega dore nko gukina ibi bibiriti amafaranga tumubwo na ibibiriti bibiri byonyine ndabona original gogira ibintu bya original iki kibiriti cyakorewe mu Buhinde cyane kuyibona noneho ubumara bwabyo bwavuye mu Buhinde uduti twavuye hano hirya mu kino gihugu cyane hirya muri Zimbabwe urumva kano gapapuro ko kinyuma
niko kakorewe mu Rwanda noneho byose bahise babiteranyiriza hehe mbese ni OG nawe ni OG uru ruganda rurakomeye wenda bizicuruza ibintu bya original uzi ko cya giturage cyose niwe muntu nyine ufite ibintu byiza wagira ngo neza ujya kurangurira ku ruganda urakoze wima nta kindi nagose oya ubwo nyine ndagaruka oya nako nta kibazo ugaruka ariko nyuma y'umayi iki ngajya kwiga dufite na voka nziza aho kugenda wenda ubwire mama dore nk'iyi ngiyi ndi kuyigurisha umwe 50 ndaguhera wenda 45 atanu ndagukuriraho usaba umwaturiye none kubizi wabikoreye iki ngawubiza ukuri izina ry'Imana ndagatwika kana Yezu ndagapfa mpagaze bamambe ndi kureba bashyiremo n'itaka mu maso ndagapfa nkakura n'umwana wanjye nzabyara ntago ngiye nabikora izina ry'Imana mbure nako umwana we wacu ntago ari uwawe warangije kumbwira ubusa nigeze izina ry'Imana subwo wambare tukonya tukabana nka mbere wambabariye kuko bimbangamiye sibyo ndarandira reba nabyimbye amaso muto umugore utwite ntago bayemerewe kumugana nta nubwo bayemerewe kurakara niyo mpamvu ubona ngerageza ko kwirengagiza nkanariba hirya sinumve n'ibingibi kandi nanjye kuba tunabanye nabi birambangamiye ariko ikirusha ibindi ni uko utambwirisha ukuri yungura uti rero mabuja urabona byarancitse wenda cyangwa se sinari mbizi mbabarira mba nkubabariye ariko noneho kuba byarabaye ukabona no kubeshya izina ry'Imana mwejo ntago nabikora nge suzike nakoze ikosa mbyemera ntago nabikoze usura mukecuru ko asigaye ari umwana mwiza urumva twatekereza karindwi uriya mukecuru nge hari ukuntu nabonye mu nzozi ari agacuramo mu izina ry'Imana ndaje nsenga nawe Imana izabikwereka kandi agacuramo ni akantu kabi uzi ko mukecuru ari agacuramo nyine mbere yari umwana mubi ariko ubu yari wabwiye n'ikize ko yihana kuki atakiyoberanye ariko nawe jya utekereza amabuje ube mukuru kuki yahinduwe n'iki yahinduwe n'iyihe Mana njye n'ubugambo abambona avuga no kuri telefone uwo mukecuru ntago mbimushinjire kuko ndi umukristo sinamubonye ariko mwuka wera ari kumbwira ko ari we mutareka ndeke kwishyiramo ko wenda ari we kuko nakongera nkamwanga okay reka nkubabarire tubane mu mahoro ukuri ko Imana guha umugisha nguhobe oya nawe usuburanena wowe ntabwo muneza bebe barambabariye rata cy'ingenzi nuko nkubabariye sibyo nakana gakore neza utangira mutekere iki ndemera mu ndemera mu bwatanu undi narungu ufite nkiremo hano wenyine wema nta kibazo igendere sibyo ese na ho narungu wumva ukeneye umuntu muganira ndiga nge hano iyo ninjemo hano mba nje mu kazi nta bintu byo kuganira nta bintu by'imikino yindi yo ku ruhande nge mba ndi straight vuga nti uvuga nimba naziranguye amafaranga yangaya ngomba kuzunguka yangaya kandi hakoresha imibare kuba ukuntu uza ukajya mu biganiro ugasanga hari hirya ise yicara undi muntu wajya umuhereza serivisi ukamuhereza serivisi nabi wowe wibereye mu biganiro asora mvuga ngo haza nakuriya cyamura gukora iki dufata uraririmba ukaririmba kareka nabo ndasubira nta nubwo muri botike yaho murara nubwo abasekera abakiriya erega mujye mwiyizira ahangaha nge ndi hano bahita kwa mukunda abantu icyo mushaka cyose ndanabakopa shaka ngende nta kibazo umuntu kimwe ndagukopa yego kazi cyane ariko nujya kunyishyura uzashyiraho inyungu nta kibazo urakoze shari mwiza nta ibintu bibugira nako ninjye nagusezeye bayi uzi ntabwo namenyekeye n'ivumbi sawa sawa ibi byiza ubwire n'abandi bakiriya bajye bazanga nazi utuntu dushya sawa humura atandukanye no kwa makore nukuri ko nzajya nano gucungira oya ahubwo genda ungurire imineke ndumva nshaka imineke genda ungurire imineke ujye no kuri botike umbarize niba afite ya saradine ya jambo yayo ndakunda jambo musigaye numva narayihazi ngiye gukangurire kugira ngo ariko twiyunze ariko oya ntacyo ngabo basigaye mite muhe igisubizo ubwo ni yego gisubizo indese agira ngo nakubwiye nyine washira wanjye arambwe ngo ashaka kusikonsura kubera namubwiye ngo mba kwa mukuru wanjye none wo muzana mbere ahubwo muto usigaye utekereza ibintu kumva nanjye ndi kubitekereza ndeka kuba ukuntu twaganaga numvaga narabikubwiye aha washira washaka kuza gusura hano ntacyo bitwaye vugijwe usasura mu muna wanjye nyine ubwo turagura saradine nyinshi nawe arya kaho turashize none se turabigenza gute nese araza atariye umubwira abanza arya we muri aba bakiri hano umuntu akaza narye
twaba twisuzuguje. naza yariye se ukabitekera ubusa Turamuha n'utundi tuntu. moto nta kibazo n'undi murumuna wanjye azina namubone ujye ukundana n'umuhungu na nazi nugira n'ikibazo rega nzaramubaza ndagukunda uzajya mu ijuru udapfuye umutekere ikintu cyose ushaka umva wewe kunzanira imineke mama waritse gusa ibintu bicyo umbwira wowe uvugira ibintu byose ubu ngubu ntabwo ubona ko turi mu maso y'ishyari wowe usibye mukesha yababyitayeho koko warasaze uriya mwana wumvira mu nywa nkuru y'uki wazajya umenya ubwenge ngo reka rero nkubwire ndumva nashyushye gira vuba vuba numva nanjye nashyushye ndumva nsigaye bakomanda kwinyiza uzabansezanye gutazongera gutuma mukesha mutuma he kuri boutique ubu akazi ko kujya ese mvugana nawe okay tujya kugura ikibiriti njyayo nkumve ngo nagiye guhaha nyine cyo gihe umunyu w'Imana njyayo maze kujyayo ndagaruka ndatekereza igitunguru subirayo none akazajya mbwira ngise kuri gora wibagirwa ibintu ugize ugahira rimwe ndamya ati wapi nyine mba ngezeyo nanjye nkareba ikitameze neza ngo njya nkagaruka mama mbega umuhungu uzi boutique ye ibifite isuku ma sundi kare kose ku kiyive tutaye twaramubonye uzi nagira isuku boutique ni wamenya ko ibirimo indagara amafu n'ibitoki wapi uzi ko amara gupima amakara akita karaba intoki Rabizi cyamurokore kimara gupimana cya kazungu kikahita kiguhereza umuceri kivuye mu makara kivuye mu ndagara wapi usiko nabasa neza boutique rero nawe nimbateramo parfait nyemba rumva nanahumura none abagusekera kwakira kubwira karibu ahubwo ntiwantumye wantumye wabuze ikintu no nagutumije hako ndetse ndegwindira imyenda nujya konoma ino jipo amaze kwijyana inshuro nyinshi byo ramungu naramwitegereje ahubwo se kunagira ikinyabupfura nanjye rega hegera igeze kujya kugura amavuta narambwira ngo ni karibu mama Ndabera Sharpantiye ngo bafite amafaranga ngahe mukwa kangahe we aba Sharpantiye bafite amafaranga ngahe nyine ukwezi kwa kangahe ko mbona hari amezi 3 izi liste ni za amezi 3 no se liste za amezi 3 niba nkubaje ngo bafite amafaranga himbwira amezi 3 yose cyarimo reka nyine banze nde gupfana mereza mgikorera kwa reka nyeteranye kuvana akaguru ku mezi gira vuba vuba ese sigaye wicarekere mwabo ku buryo urambika akaguru hejuru y'ameza nta n'isoni kura akaguru usigira vuba vuba Jojo vana akaguru hejuru y'ameza gira vuba vuba ese ibintu byose ni ibibazo abasharapansi bafite amafaranga ngahe sana mgikorera vana akaguru hejuru akuswaritse kari bwo nicaye nyuma urarambika amaguru y'ameza nta n'isoni ako wewe mubwire bura Jojo kwanza niwe kabyihorere buriya warambabaje kugira ubwo ushaka no kunyica wowe urashaka kunyica tawe kirapfuriza ugeze ubwo wumva ushaka kunyica Jojo ufata urusenda uvangavanga n'ibindi ntazi sinzi iyo wari ubikuye utereka ntuhagire uruhu rushye gipfe gihwere kirindagire ako sinzi impamvu udashaka kunyuma sinzi impamvu utemera ukuri nkubwira yego icyambere nta kibazo nari mfitanye nawe icya kabiri nta mpamvu nimwe nari mfite yo gufata urusenda ngo ndushyire mu mazi wari ugiye koga ntago nkeneye ko uyu mwana nzamurera njyenyine nkeneye kubora nkubona nka se ikindi ndagukunda urabizi uhitamo kunkunyura ako se byibuza washyira ubwenge kugira ugatekereza impamvu nimwe yatuma ngiye Jojo ngo nta bwenge mfite nshyira urusenda mu mazi ugiye koga Jojo ngo nta bwenge mfite Jojo ngo ubwenge ntabwo buri ku gihe ubwenge bwanjye Jojo buri he ese kinzu Jojo uvuze ngo iki Jojo ushobora gusubiramo ijambo uvuze ngo nshira ubwenge shyira ubwenge kugira utekereza ubu buri he ubu none aha aho buri si aho uyu mugore none hora niko usigaye utinye ku kantu kukavuga ngo nta bwenge ndi umusazi washakanye n'umusazi unyise umusazi ese ntabwo wemera ko kwibeshya bibaho usanze waribeshye usanze atari njye wabigizemo uruhare ni yego namwe ndashaka amavuta y'ijana ariko nta kintu nzanye ahita ambwira ngo nta kibazo ngo reka ngo mfite agacupa ngo karimo amazi ngo reka ngukire bagiye kunshyira mu gacupa kavuyemo energy arambwira ngo reka ngukire ngo muri aka kanya ntabwo kogeje ashyirira agiye kumira amavuta y'ijana we n'amaboko abiri yego ariko nanjye papa agize kumereza amafaranga ngo ngende kumwishyura usiko nagira umutima mwiza burayajyaga nankopa kwa kundi mba ngiye guhabura uducera akambwira ngo genda nta kibazo wima uzayazana nuyabona
urumva nyine mbere ntabwo nabitekerezaga navuga ati umwana wanjye twagiye gahunda tuvugana ko azashaka umugabo w'umuzungu ariko mu bigaragara uyu muzungu ari tunamutegereza erega yive ari umuzungu aho kwamugana uzi ko ari ikizo kandi yaranize nawe n'imico yiwe ni y'abazungu nyine biriya bintu byo kuba umusirimu byo guhumura byo kwambara neza uzi ko atajya yambara ibikabutura nka bya bindi byabande n'abandi bose warebye amapantaro aba yambaye abasa neza yandi bajyana gusenga we ayacuzanye ibitoki muri botike ya ni umusirimu none se dukora iki rero kugira ngo Yves tumufatishe nta kindi ni ukuntumayo kenshi nyine nkajya ngenda nambaye neza nkahora noze nkagenda nyine nkeye Imana atambaye kino kijipo nahinduye n'imyenda nyine urumva nkagenda nkamusekera nanjye nkigira akana keza ahubwo mva ikintu ntekereje ubu hazajya hari haruguru kwa Claudette akarangura imineke akajya kwakana Yves isoko iyi nzu ntabwo nyibamo njyenyine haba umukozi haba mama wawe ese kuki udatekereza ko ari nk'umuntu ushaka kuduteranya kuki utakwibaza ko ari umuntu ushaka kubona njye nawe duhora mu ntonganya kuki utatekereza wenda ngo uvuge ngo umugore wanjye ko nkunda nta kibazo dufitanye uri ibi bintu nta ruhari yabigizemo ese umunsi uzasanga waribeshye ubwo bizagenda gute ariko ntakwibeshya ntabwo byumvikana niho madamu wanjye niho tubana muri iyi nzu ntabwo byumvikana ukuntu nkaraba amazi ari mu rusenda ubwo burangazi bufite uburangariye mu biki urakoze iyi nzu turimo turi abagore batatu niwe mugabo uyirimo wenyine byibuza wakagerageje ukanamenya ukuri kugira ngo n'ubutaha hatazagira ikindi kibazo kivuka niba bashyize urusenda mu mazi akaba ari njye uri kubiryoza nta ruhari nabigezemo ejo n'ejo bundi niba hashyira ikindi kintu cyane kirenze ku buryo gishobora guhitana ubuzima bwawe uragira kuko ngo ngenzi yitwa umwanzi wawe ese niba ari we bashyiriyemo amazi urusenda mu mazi ukayoga ejo n'ejo bundi ngiye nibashyira ibintu mu biryo wenda indi kavamo tukaba twanahomba umwana kubera wowe uri kurangara ibyo byenda kuvamo byo ugende gake uvuga ibintu ugera kugarukira uwo mwana ibindi by'insenda munshireho murundeho n'ibindi byose ku mwana ugende gake none se niba ntekera ibiryo cyangwa bakama ikintu cyo kunywa bagashyiramo ikintu cyatuma iyo ndivamo uzabigenza gute wakumiriye ikibazo mbere washakishije ukuri ukamenya ngo ubundi ibi bintu byagenze gute kuki wishyizemo ko ari njyewe ndakwanga ku buryo nkutambika urusenda ndapfa iki nawe wambabura ugashakisha ukuri ukakumenya uraheranwa n'agahinda uraheranwa n'umujinya urakomeza kuntura inabi biragenda gute nudashakisha ukuntu umenya ukuri njye mfite n'ubwoba ko n'umwana wacu wenda ari we ku mwana babarira ku mwana nyine ushobora gusanga ari amazi ari bari bayateze komeza umbwira ariko ku mwana wo kabyara we nakwica n'umuntu none se ejo n'ejo nakwica n'umuntu ku mwana hagize ikintu kizamo ngo umwana ngo iki uranyumva neza Jojo please harya karagakoze kitwa nde none buri munsi bambwira ngo Yves ngo uyu munsi azajya ngurira ngo ndangwe ibineke ngo 1,000 cyangwa 500 tukayigura kwa Claudette no ukayijyana kwa Yves kwa kundi nyine kugira ngo nyine muhoro nyine muhura ubwo se abantu binasozo jya bajya ngo nsigaye ncuruza imineke gufata agashakoshi kawe keza ukagira ugafata imineke kwa Claudette ukajyana kwa Yves si ukuva hano ukajya hano nambaye neza nta kibazo kaza witora toto kugira ngo umubore mu maso buriya ikintu kibura muri no minsi ya nyuma iyo umuntu umubora mu maso ukamuhereza umwanya akakubona agira akakwiyumvamo guhera uyu munsi mukesha nazongera kurenga iri rembo ni wowe uzajya ugenda akantu kose niyo rwa rwemi rwa 50 kwa Yves murokore baye kazungu baye nanjye ntabwo nabakundaga ntabwo bizi kwakira abakiriya uragenda boutique ibintu ukamindagara amamesa ntabwo nzasubira umugabe hito winogeje ubundi ibindi bavuga ati genda umukobwa wa mama Yves n'umutsindira ndakugurira akantu yego ma sibyo ega n'umusore mwiza ure karera byambaraga nawe uzabimfasha mujye ngira inama urabizi ngiye gusuka ubwenge nawe inama zose sinyikugiriye nyine uzajya uyingira buri ko ngiye ahubwo nk'ubu ngubu ryajara ryanjye ntiri hariya jya kungura urwara rwansesereye cyenda ugiye ako ngiye kubanza koga kibazo bikahise nambare neza uri umukobwa wa mama koko yitwa Mutoni yaza hano nkamubaza ese mugabo mwiza none se usanze nawe nta ruhari yabigezemo nyine reka dushakishe ukuri twitonze nta ntonganya zirimo ushobora gusanga nawe yaragiye koza nk'ibyombo wenda agafata ibase bari bateye mu rusenda atabizi ushobora gusanga nta bugome cyangwa umutima mubi babikoranye cyangwa se nanone ugasanga hari ikindi kintu kibyihishe inyuma reka tubishakishe ubwo rero ibintu ugomba
kugira kujya bihabwa umurongo ibase yo kogerezamo ibyombo igatandukana n'ubukarabiro mbeko rero buriya sheri uraburetse guseka banza umbabarira uretse nkubwire pe ngusabye imbabazi ahubwo ni njyewe urababarira kuko nta kosa wakoze barambabarira ku kintu cyo kumera nk'uvomye hafi aricyo bita kuvoma hafi nkamera oya mbabarira da aho nasabye imbabazi ni ukuri be kandi umbabarire ubyumve ko nari nakurakariye mvuga ushaka kunyica ese ko ushaka kunyica ese haba hari akantu kishe k'ibanga ufite ryihariye naba ntazi udashaka kumenya mbese ngira ibitekerezo byinshi pe I'm very sorry kandi oya ndakubabarira nsigaye nkwegera ukanyemeza ariko mana ndakubabariye pe satani ni umugome yari aduteranije sibyo dore beba ameze ite beba ameze neza ari guhumeka neza fresh nta tuntu tw'utugero uri kumva ari kugenda atera tumeze nk'akayishi ifoma yari yaretse gutera utugero kubera waraho tega amatwi noneho wumva tega amatwi wumva uraburetse wimukangura wumvishe iki bifite ishingiro ariko numva bifite n'ishingiro nta mugore se aramwumva tumeze neza kuri twese reka ubu ngubu nta nkwavu tugifite zadushizeho zararwaye muzehe se reka nze mukubarize niba kwa mushyushya yajya agira inkwavu yumve ko yakubonera nk'eshatu ariko njyewe ntazo ntigira ni ukuri ndahita nkwandikira mesaje nkubwire muze mushyushya aracyafite inkwavu kandi sida ngo arashaka ngo inkwavu ngo 5 ngo zo gukoresha ngo mu minsi mikuru inkwavu 5 kwa mushyushya none se igihe n'igihe umukomisiyoneri wo kumenya aho inkwavu ziba nakubaza agasese n'indi ko mushyushya zifite wenda turaza guta umwana tubarize ariko nanjye simbizi ahubwo ntabwo ushaka ngo tuganire ku iterambere ry'abana bacu aricyo ubyumva ikibazo simbire reka amaze mu aro umva arambwiye ngo nawe ntabizi neza ngo araza gutuma w'Imana cyangwa mukesha nyine atoreze niba mushyushya zifite ndaza kukubwira yego urakoze nawe iterambere imeze gute urabona uriya mwana wacu muto yangishije inama kandi nasanze iyo nama ari nziza w'Imana se yego ashaka gucuruza none yambwira ati twafashe ziriya hene tukazigurisha tugaca n'ibitoki bike hariya hepfo tukongera umusaruro umwana akiga gukora uzi bashaka iyindi misoro itandukanye n'iyi reka nze gatoya none urampobera umukembabarira umuhobere wase sibyo reba ndasa nawe nta kibazo cyo gusa nawe ntabwo mbyitayeho basi hobera reka twumvire gatoya umeze ute se meze neza reka wiruhutse se nkubwize kandi ukuri sindi bwongera gucuruza uyu munsi birarangiye inyungu z'umunsi zose ndazibonye urakarya shaho ibaze ntakabije kuri wowe kwiga nawe ubwiza bwawe burakabije mukeya wambaye barankunda uzi ko nkunda ruje borudo yego cyane sinzongera kubakuramo reka kimbe nyishyize hano twiganire wari uveze nari mvuye gushaka icyarire ariko mvira izuba naryo ntabwo riba ryoroshye ubwatsi bwose bwarumye neza wakibuze nta kibuze pe ariko nari ngiye ari haruguru ubona ngendera waretse hano hari reba cya gihugu cyari cyifashishwa ingufu hariya hirya hariya hirya kwa Mbaraga aha Mbaraga waretse Mbaraga akaza kukikuzanira mu rugo
njye nkamwishyura nkamuhereza amafaranga akagenda akagishaka akakizana mu rugo. birambara agasimba nshaka ko aza hafi yanjye. Ese utekereza ko impamvu yashatse kumfata ku ngufu ari iyihe? yigeze gutereta Mbaraga noya ntabwo nshaka kumwumva. okay fine nta kibazo. Hanyuma se muke Karame. arakantu nshaka gusaba, wanze kunsubiza kunkunda cyangwa utankunda wenda mumenye nimba nzaba single forever, kuko nuramuka utankunze ntabwo nzigera nshaka umugore. sibyo namubwiye ngo nabaretse nze kubanza nganire nawe turebe umwanzuro twafata nk'umugore wanjye kandi nkunda ngura n'abana bawe. ko ningende Tereza koko niba ndi nyina w'abana ntago mbizi. None se w'Imana azakubwira ibyo bintu atabanje kubincishaho gute? Ikibazo ni ukuri gucishaho cyangwa ikibazo ni ukuri tukabiganira ukabigucishaho. Ubundi umwana bakwiye kubanza akabwira ikintu nyina akakibwira se gute asaza kukikubwira atabanje kuncaho. Ariko ubundi uteye gute? None se kubincishaho bitwaye iki? Ariko mwaritse kujya muyizamura hejuru cyane. Niba bindi ndizamuye kuba ndi kuvuganira uburenganzira bwanjye ndizamuye. Kuki se ntafashe umwanzuro ngo mubwire ngo bikore? Nkashanga nyina nze tubiganire nk'umubyeyi w'abana bacu. N'ibyo bansuzuguza. Gusa baragusuzuguye. Amasenga ashaka gukora iki? Ashaka gucuruza butike yari yarwo. Kujye uranteze. Nose wabimwemereye? Sindabimwemera ntarabanza kuganira nawe naje ngo tunze tuganire kwanza turebe ikikwiye. Ariko segase reka tuganire. Gute? Wumva igihe cyose bashyira abana bawe imbere. Jewe ntumpa agaciro. Jewe iryo dukurishije ntago narikoramo. Ese reka mbanze nkubaze. Jewe ubona ushingiye iduka ntawe umugore mwiza nk'abandi. Reba umugore wa murokore ukuntu abasa abayaga. Umugore wa murokore yambara ibitenge byiza, yambara ingutiya nziza, yambara inkweto nziza. Ntabwo nzijya nkunda na rimwe mu buzima bwanjye bizaba birangiye. Ndagira ngo musabe akantu. Urabona mama muri no minsi yagiye i Kigali. Mama nawe uhari. Akoze kare mpamvu ntaheruka kumubona. Ntabwo heruka kuba ari nanga. Wazaje ukansura. Nakuye umunsi waje ukansura. Tukaba turi kumwe mu rugo tukiganirira. Tugashirana urukumbuzi. Ku buryo niba gishize cyose nakubona mugiye. Ihanganuze mu rugo. Ngo iki? Ihanganuze mu rugo nsure twirirwa. Njyewe mukesha mu nzu ya Yves. Uwe ntabwo iri mu nzu yanjye. Ni yandi? Mu nzu ya mama nanjye. Kuba ari ya mama wawe cyangwa iyawe byose ni kimwe. Reka manze nanakubwira. Ura rero kubumbwira ngo urankunda niki ndabibona rwose kunkunda. Ndanabyubaha. Ikindi kandi mbona uri umusore mwiza ubereye abakobwa barenze njyewe. Rero aho kugira ngo njye mpora mu ntambara za buri munsi. Ese wabuze ubuzima ncamo kubera wowe? Njyewe guhura nawe binzanira ibibazo. Ntushaka kubyumva. Kudasamukiye kandi nyine njye nifuza ko ubuzima bwawe buba bwiza, nifuza ko wishima, nifuza ko uba unezerewe. Nyine nuko nsura rimwe si umunsi wa mbere wonyine waba uhageze. Yewe mukesha kuva nabaho sindinjira mu nzu z'abasore. Ntabwo ari yanjye, ni yanjye na mama. Ni umuryango wacu. Ntabwo ari gato muke. Reba umunsi wa mbere umpikanzu. Uzi ibintu byambayeho. Uzi inkoni nakubiswe. Ubu se wigeze cyagiye uri kuntuka umbwira nabi ngo sinjya nambarira impano yawe wampaye, wabuzi ukuntu byangendeke barayifashe barayitanga. Umpereje telefone uwo munsi barankubise. Tereza uri hariya. Ibintu yankorewe ntago wabyumva mu mutwe wawe. None muragereka ngo kuza no kugusura mu nzu. Base ko turagerageza tubikore mu buryo bwacu bwiza. Guhura nawe. Tubikore dutuje ku buryo nta muntu uza kumenya. Uri buze kuza nk'uri kuyicisha gusa. Uhita winjira mu rugo. Nkaho wavuze tereka umugore wanjye mushingira iduka abana nabo wenda babyungukiremo gute umwana ashinga iduka mbere ya nyina. Ibi dore kunesha umutwe. Subiza. Uri ukuntu ngukunda rero ariko ari ibitekerezo ugira mva biranambura. None se inshuti yanjye abana barize sibyo bafite ubwenge urashanga bazakure nk'uko twakuze nkaho bavuze uti abana bagereka mbategure bige gukora ejo nejo bundi gihe nayo ntituzaba tukiri kuri iyi si twashaje tutarateguriye abana bacu ubuzima bwabo bazabaho gute. Uravuze ngo ngiye nta bwenge ngira. Ngiye navuye iwacu ndazo ngira umugore untera inda ndatwita ndabyara nta bwenge mfite.
uraba ufite bwo kuntunganya. Ni ukuvuga nyine ngo uhaye agaciro nyine ibicuruzwa ntiri guha agaciro uruganda. Iba ari abana iyo ntabyara w'Imana. Icyo nicyo nashaka kukubwira. Kuva nyine barakuvuyemo nanjye bakamvamo. Wibagira benshi n'umwe mfite. Nta kibazo. Uratekereza gute kugira ngo abo bana tubategura uburyo bazazamuka bakabaho neza? Mumvaga ibyiza twakora ari uko wafata uriya mwana w'Imana tukamenya igitekerezo cye tukareba ko yazamuka akazasigara acunga n'imitungo yacu tutakiriwe, sibyo? Ese ko rundi mama yabivuze n'ubundi mutabanje kungisha inama wowe n'umwana wawe mukora ibyo mushaka. Hashwe. Turi kumwe. Subiza ko nkubaha. Wenda kuba nkukunda byo ntago nubwo ubibona ntago ndabikubwira. Mbabarira udatuma nkubaho. Bishatse kuvuga ko nkunda. Oya ibyo ngibyo ntago ari byo nkunda. Urankunda? Nimba nkunda koko waje ukansura. Wakwihangana ukansura. Ntago bishoboka. Guhura nawe ahubwo hari n'ikindi kintu ugomba kumenya. Guhura nawe bigiye kuhagararira ahangaha. Kuko buri gihe iyo nahuye nawe nta mahoro ngira. Nge sinongera guhura nawe. Ntabwo bishoboka. Nose ubwo nabaho gute? Ese ubundi kuki wibanda ku ijambo kugusura? Inshuro zose duhura uziko buri gihe mbeshya nkasohoka nkabwira Tereza ngo ndaje ngiye kwahira nje kukureba. Inshuro zose duhura ntago uranyurwa basi. Kuki ushaka kunyinjiza mu nzu yawe? Ntago bishoboka. Umunsi nzanyurwa. Nzaba ntagihumeka. Nubwo utangiye no kuntera umujinya mba caho nigendere. Urabyemeza basuraza kunsura. Ese basi nkubwize iki? Kuba nkukunda ndagukunda nako simbizi byo kugukunda. Ariko ibintu byo gusurana wapi? Genda. Cangaha njye kwishakira icyarire. Kuko ni gutyo birangiye. N'ukweto rwanjye rwanshikiyeho. Ibi byose se hari umuntu basi nzaguha izindi. Uzo kunzanga kuri boutique. Singiye kwahira n'ibire. Nyine nzanga kuri boutique ndaguha izindi. Caho. Mbisa genda ariko. Umukeye. Wampaye amahirwe basi ukansura rimwe. Mbagenda. Basi uba amahoro. Sawa.